Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha muhaye ukaze kuri YouTube channel yacu, mbibutsa gukanda subscribe na like kuri iki cyegeranyo. Ndetse kandi nawe wayikanze Imana iguha umugisha, kandi ndizera ko nawe utarayikanze kugiye kuyikanda Imana ikumera umugisha. Nonaha reka mbahereze ibintu 12 cyangwa uburyo 12 bwimbitse umuntu yakoresha kugira ngo ahagarike kwishyira hasi, kugira ngo abe umuntu mwiza ku bandi, maze yigireho imbaraga zo kwikomezanya, kwifatanya mu biganza no gufata ibyemezo bikomeye bishobora guhindura ubuzima bwe burundu. Uburyo 12 rero bwagufasha guhagarika kwishyira hasi no kwiyubaha. Icyo nakubwira, irinde kubaha buri muntu wese, ndetse n'ubikora ibintu byo kubaha buri muntu wese bizakwangiriza. Iga kuvuga oya igihe bikenewe. Abantu benshi batakaza agaciro kabo kubera gutinya kuvuga oya kugira ngo badateza ikibazo. Kuvuga oya ni ugushyira imbibi z'ubugome. Ibyo biguha bwigenge, gushyira imbere ibyawe n'umutwe uhamye. Nanone icya kabiri, reba niba ibyo usaba n'ibyo utanga bihwanye. Cyambere kuri buri kuvuga oya, umuntu buri gihe ntazajya gusaba ubufasha ndetse ukabona ko ari ngombwa kubutanga, ukabona wowe ubwawe nta wundi buryo ugomba kubikoramo, urabikora bikuvunye. Icyo gihe azaba azi neza ko igihe cyose yagushakira yakubona. Ibyo bintu nta nubwo azigera guhereza agaciro ku byo uba wamukoreye. Rimwe na rimwe rero ugomba kuzayinyuzamo ukavuga oya, ukavuga ngo simpari kabe, nubwo wagakwiye kuba ubishoboye kubikora. Ku munsi uzamwimenyereza ubikorera ku buntu, ubikorera navuga ngo ni kubw'ubushuti. Ibyuzi ntabwo zigera bihabwa agaciro. Ubwo rero ugomba kwiga kuvuga oya kugira ngo ibyo ukora cyangwa ibyo ufite nabyo bihabwa agaciro, ndetse nawe uhabwa agaciro. None reba niba ibyo usaba n'ibyo utanga bihwanye. Iyo wari utanga byinshi kurusha ibyo uhabwa, wicisha bugufi, ukwiyubaha gutangirira mu kumenya agaciro k'umwanya wawe, imbaraga zawe n'igihe cyawe. Ese koko iyo urebye ibintu wowe ukenera ku bantu, ese bingana n'ibyo baguhereza? Icyo kintu ugomba kukigaho. Ndetse nanone icya gatatu, wige kwemerera ko hari abantu batazakwishimira. Wemere ko abantu bose uko byagenda kose, ikintu cyose uzakora ntabwo twese tuzakwishimira. Bamwe baravuga ngo na Yesu yakoze byiza byinshi, bose ntibemera nkanzwe wowe. Uri muntu ki? Tekereza. Ntabwo ndi kubiba urwango cyangwa ngo nkugire inama yuko abantu bose ari abagome, ahubwo uzakora bizinesi bose siko bazabifuza kwitera imbere. Ubwo numara kwisobanukirwa ko ibintu uri gukora bamwe bazabyemera n'abandi ntibabyemere, ibyo ukajya gutangira bizinesi ubizi, ibyo bizakurinda gucika intege, ndetse bitume ukora urimbanije paka ugeze ku ntego zawe. None rero ahangaha kuri wige kwemera ko hari abantu batazakwishimira, ushobora kunezeza buri wese. Kwemera ko abantu bamwe batazaba abaguzi b'ubuzima bwawe bibaha amahoro yo gukora ibyari ngombwa. Ihagarareho ku byo wemeza. Niba ufite icyemezo cyiza wanze kugisubiraho kubera ko abandi batabyishimira, nibwo wubaka imbaraga. Kwikomezanya cyangwa kwikomeza no guhagarara ku kuri kwawe. Iga kuvuga ijambo ryawe urihagarareho ndetse unariha agaciro. Ihagarareho ku byo wafatiye umwanzuro, kandi ugira ute ubiharanire ubigereho nubwo byakuvuna. Nanone icya gatanu, irinde gutanga ibisobanuro byinshi. Ubihereza abantu. Umuntu arakubajije ngo ese waje kunkorera iki kintu runaka, waza kunkorera uyu murimo, waza kundwarira imodoka, wampaye lifuti, wanije imodoka yawe, wanije moto yawe, cyangwa n'ikindi kintu runaka. Iga
igakudatanga ibisobanuro byinshi. Niba ari oya ni oya, niba ari yego yego. Gutangaza impamvu ku bintu byose bituma ugaragara nk'udafite icyizere cyangwa nk'utifitiye icyizere. Hari igihe uvuga oya cyangwa ngo ntabwo bishoboka uyu munsi, ibyo biba bihagije. Nanone ahangaha iyo ukunda gutanga ibisobanuro byinshi, bigaragaza ko ibintu urimo rwose nta cyizere ufitiwe, nta muntu ufitiye icyizere n'ubuzima. Ubwo rero umunsi uzajya uravuga ngo oya, uwo muntu azamenya ko ari oya. Nuvuga ngo yego, azamenya ko ari yego. Ngiye kuguhereza urugero. Reba igihe umuntu azajya akubwira ati waje ukankorera aka gaserivisi runaka, ukamubwira ati yego, ati yego kubera ko mfite umwanya, ati ndibuze. Cyangwa ukavuga ngo oya ntabwo ndi buboneke kubera iyi mpamvu iyi n'iyi, najya aha nimvayo ndajya aha, nkora iki n'iki. Umunsi azakubwira ngo waje ukankorera iki kintu cyangwa gusaba ubufasha, ukamubwira ngo oya cyangwa yego, icyo gihe azumva bidahagije, azakubaza ngo kubera iki. Nawe rero nutamuhereza ibyo bisobanuro byinshi, azatekereza ko wamusuzuguye cyangwa ko umaze guhinduka kutari mwiza kuri we. Cyiza rero ni ukumenyereza abantu kubahereza ibisubizo bimwe ndetse bitarimo amagambo menshi. Simvuze ngo kimwe ngo yego gusa, ahubwo utanga igisubizo kidashyigikiwe n'ibindi bitekerezo byo ku ruhande cyangwa kidafite insigamiramagambo. Nanone rero icya karindwi, kugendera kuri abantu baguca intege. Abantu batubaha, badusebya cyangwa bagusebya cyangwa bagukoresha nabi, bagusubiza inyuma. Gutandukana nabo si ubugome, ni ukwitabara. Abo bantu rero baguca intege, ukwiriye kubagendera kure. Ndizera neza ko kuri icyo ho kirasobanutse. Nanone rero ku cya munani, shyira imbere intego zawe. Nanone wirinde gushyira imbere ibyifuzo by'abandi. Abantu benshi babaho ubuzima bw'abandi aho kubaho ubuzima bwabo. Igihe wibanda ku cyawe, ubuzima burahinduka. Nanone aho ngaho irinde gukunda abandi bantu cyane kurusha wowe. Nanone icya cyenda, menya igihe cyo gufata icyemezo gikomeye. Kwikomezanya cyangwa kwihagararaho usubukana ni ubwenge bwo gufata icyemezo kigoye, nk'uko uzi ko kizaguhindurira ubuzima. Iyo wihagazeho ukifatira icyemezo, abantu nabo bakubonamo ejo hazaza ndetse n'ibyo uvuga babihereza agaciro. Icya cumi rero, reba ibikorwa aho kureba amagambo y'abantu. Abantu bakubwira ko bagukunda ariko imirimo yabo ikabigaragaza ukundi, ibyo si ngombwa. Kwizera ibikorwa biruta kwizera amagambo. Imbaraga za looseness ni nziza. Ubwo rero ikintu ugomba gukora, ntabwo ukwiriye kuzajya wita cyane kuri ba bantu bakubwira ngo ndagukunda, wagera mu bibazo ukavuga ati nkeneye amafaranga 1000 ngure internet cyangwa ngura amayinite. Abo bantu barangiza bakakubwira ko ari ntayo kandi bayafite, kandi ubizi neza ko bayafite 100%. Icyo gihe abo bantu ntabwo ukwiriye kubizera ugendeye ku magambo, ahubwo ukwiriye kugendera ku bikorwa. Cya 11 rero, fata inshingano z'ubuzima bwawe. 100%. Nta kwiregura. Igihe wemeye ko ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, nibwo ushobora kugira impinduka zigaragara. Tekereza neza. Umunsi ugomba kuvuga ngo ubuzima bwanjye nta wundi muntu ugomba kubukura muri ubu bukene uretse njyewe njyenyine. Ko byagenda kose ugomba kwiyemeza, kuko uzakora cyane kubera ko uzi neza ko nta muntu uzaguhereza umugati utawihaye. Icyo gihe rero uzakora cyane paka ugere ku ntego zawe. Nanone cya 12 naricyo cya nyuma, witoze gushima ibyo umaze kugeraho. Kwiyubaho bivamo imbaraga zo gufata ibyemezo bikomeye. Iyo wubaha urugendo rwawe, ntubaho utegereje ko abandi bakuvuga neza.
uzajye wihereza intego za mu gihe cyo wazanditse ku rupapuro runaka. Intego ntoya ntoya uzajya uzihereza, ndetse uko uzajya ugenda wihereza intego ntoya ukazajya ugenda uzigeraho, uzajye wibuka kwishimira, ndetse nabyo bitera motivation muri wowe, bizagufasha kugera ku ntego zawe. Umwanzuro ukomeye rero, kuyihagararaho, ugomba kuvuga oya, gushyira imbere agaciro kawe, kubona abantu uko bari no gufata ibyemezo bikomeye nibyo bihuza umuntu n'imbaraga ziri imbere muri we. Ibintu 12 nibyo bituma, cyangwa ibintu 12 nguhaye nibyo bituma ufata ubuzima mu biganza byawe, ukavuga ngo ati ngewe ubuzima bwanjye ni ngewe uzabwigengera nka bumanaginga. None utaba umucakara w'amarangamutima y'abandi, ukura mu bwoba ukabutinya, ukamenya icyerekezo cyawe, ubuzima bwawe bugahinduka burundu mu buryo bwiza. None rero yakugezaga iki cyegeranyo ni Fabien, ndabakunda cyane cyane, Imana ikomeze ibandebera icyoroshye. Wamaze gukanda subscribe ntabwo wari wayikora, nizera neza ko ugiye kuyikora, kandi nawe utarayikora nizera neza ko ugiye kuyikora. Ciao.